Yes ladies and gentlemen, ngo byifashe bite. Ngiye kukwereka uburyo ki ushobora kuba ujya ubona amafoto cyangwa se video winjira muri file ya telefone yawe ugasanga byari downloadinze biturutse muri WhatsApp utazi uburyo byageze muri telefone yawe. Yaba ibyo bohereje mu magroupe, ibyo umuntu akohereje ugasanga byagezemo bikakubangamira. Ngo bikorwa gute rero? Ngo bigenda bite. Uraza winjira no muri WhatsApp yawe. Numara kwinjira muri WhatsApp uze hano hejuru handitse utudomo dutatu hano ku nguni hejuru ukandeho, then uze hano handitse setting ukandeho, then uze winjire ahitwa storage and data ukandeho, then umanuke uza hano handitse when using mobile data when connected on wifi on when roaming ukandeho when using mobile data. No kuvuga ngo iyo harimo akavi havivuye bivuze ngo ibintu byose igenda gukoresha data bizajya byidownloadinga bijye muri telefone yanjye, ariko iyo ukanzeho gutya ukabikuraho no kuvuga ngo igende gukoresha data nta kintu na kimwe cyakidownloadinga. When connected on wifi igende gukoresha wifi nabwo urabona ko hariho utuvi ariko uragira gutya udukureho, bivuze ngo nta kintu cyakidownloadinga igihe uri gukoresha wifi kivuye muri WhatsApp. When roaming naho uze udukureho. Yes guys, nizere ko aka kantu ari akubwenge kabashimishije. Kanda follow kuri Instagram yacu HOZAHO TV, TikTok ni HOZAHO TV, jya kuri YouTube ni HOZAHO TV. Tujye tubana umunsi kundi njye nkwereza utuntu tw'ubwenge. Thank you so much.